nishimiye guhagarara hano mbasangiza ubuhamya. Ntabwo biba byoroshye guhagarara hano. Mbere yuko ntangira ndasoma muri Matayo 15:25 kugeza kuri 27. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara. Aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Ndashima Imana ko yantoranyije mu bantu benshi ikampa agakiza ku buntu. Mu by'ukuri ntabwo nari nkwiriye agakiza, kuko nari umuntu mubi uhindanye, ndetse nari umuntu utaratoranijwe mu bwoko bw'Imana, ariko kubw'amahirwe Imana incira inzira yo kwakira agakiza. Nakuriye mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Niho navukiye, niho nasengeye kugeza ngeze nciye ubwenge. Nabayeho nizera yuko kugira ngo njye mu ijuru ngomba kubahiriza amategeko y'Imana 10 yose nkayarangiza, ndetse nkubahirizwa n'ibyategetswe kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Kuva mu bwana bwanjye nitoje kwubahiriza amategeko, kuko nari nanayazi cyane. Kuva guhera ku rya mbere kugeza ku rya nyuma nari nyazi mu mutwe, kuko nibyo nakuze ntozwa. Ariko uko nagendaga nkura nabonaga ntabishobora, nkibaza se kuki njye ntashobora kubahiriza amategeko. Ariko nkatekereza yuko wenda abakuru nyine nimara kuba mukuru nzayashobora. Nahoraga niha icyizere cyo kuvuga ngo nimara gukura, ningira imyaka yo kubatizwa, nzaba nemerewe nzubahiriza amategeko nanjye nyashobore. Ariko byarantunguye igihe nageraga igihe cyo kubatizwa, ngize imyaka 12. Igihe cyo kubatizwa kigeze, ngiye kujya kubatizwa, nari narihaye umuhigo yuko ntazabatizwa ntarubahiriza amategeko. Ndavuga nti umunsi nubahirije amategeko yose nkayarangiza nibwo nzabatizwa, kuko ntabwo nashakaga kuva muri Yorodani ngo nyuma y'ukwezi kumwe nongere nsubire muri Yorodani kubera ko nishe itegeko. Icyo gihe rero naravugaga ni umunsi nubahirije amategeko yose nkayarangiza umunsi umwe, bizaba bivuze yuko igihe cyose nzashobora kubahiriza amategeko. Narabigerageje, ariko birananira. Rero umunsi wo kujya kubatizwa, ababyeyi banjye barambwira ajya kubatizwa. Igihe cyo kubatizwa kirageze, ndagenda. Ngeze kuri Yorodani numva ijwi nyine umutima urankomanze, ese kugiye kubatizwa kandi ugiye no kuzamura akaboko urahira ko amategeko uzayubahiriza, koko uzayubahiriza? Numva umutima unciriye urubanza, mpita nsubira mu rugo. uwo munsi sinabatizwa. Bikomeza gutyo kugeza igihe nageze aho byose mbivamo. Ndavuga nti rero buri Imana ifite abo yatoranyije bazajya mu ijuru, hari n'abazarimbuka. Ubwo nimba nzarimbuka, ubwo nyine ntacyo nakora kugira ngo nzajye mu ijuru. Ubwo nimba naratoranyijwe mu bazarimbuka, bibaho ngaho. ndavuga nti okay, ngiye kuva mu itorero kugira ngo nzarimbuke nk'umukristo, njye kurimbuka nk'umukristo w'umunyabyaha, reka nzarimbuke nk'umunyabyaha n'ubundi w'umunyabyaha. Mva mu itorero njya nyine, ndavuga no ku isabato nkajya njya gukora, ntangira kujya nkora no ku isabato, kandi ntabwo byari byemewe. Nyuma y'icyo gihe cyose maze kubivamo, nyine narikatiye urugo gupfa nyine, mvuga nti n'ubundi ntacyo ndamira. Imana nimba ibizi irabizi, ubwo nimba izi ko nzajya mu ijuru ifite n'inzira izabicishamo. Nibwo naje guhura na IYF. Nabonye itangazo ryigisha Icyongereza, nza hano nje kwiga Icyongereza. Ariko mbere yo kwiga Icyongereza babanzaga kutwigisha ijambo ry'Imana.
so uko niko natangiye kumva ijambo ry'Imana, numva ubutumwa butandukanye n'ubwo nari narumvise. Bitangira kunshanga, ndabase none ibi ni ibiki ninjiyemo, nubwo byari byarananiye ariko nanone iby'ubuntu nanone ntabwo ari sawa. Kuba tugomba nyine kugerageza, nyine ndavuga nti nge naratsinzwe ndabyemera ntabwo mbishoboye, ariko hari ababishoboye. Ariko gake gake Imana yakomeje kunyigisha binyuze mu ijambo ryayo, nza kugirirwa ubuntu nyine nakira ubutumwa bwiza. So hano muri Matayo nasomye uyu mugore yegereye Yesu amusaba ko amukiriza umwana, ariko Yesu aramubwira ati si byiza gufata ibyo kurya ngo ubijugunyere imbwa. So njyewe nishyize mu cyiciro cy'uyu mugore, ntabwo nari nkwiriye agakiza mu by'ukuri, ariko kubw'ubuntu bw'Imana yaduhaye agakiza ntacyo tukaguze, nta n'igiciro dutanze, just kubwo kwizera. Kubwo kwizera twabashije kubona agakiza. So mu Baheburayo ibice 10 niho murongo wamfashije, n'uwa 17 bivuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Kristo watanzwe rimwe gusa. Icyo gihe nakiriye agakiza kuko ntacyo nari mfite cyo gukora kugira ngo mbashe kubabarirwa ibyaha. So ndashima Imana rero ko nakiriye ubuntu bwayo, nabo ubundi umukiranutsi mpamya kwera kw'Imana. Ngarutse kuri gahunda y'urubyiruko twagize mu minsi ishize, mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuyitegura kuko byari ibintu bisa nk'aho bitunguranye, ariko kubwo kwizera tubona muri Bibiliya twabashije gutera intambwe ndetse turanahatana, twizera yuko Imana iducira inzira. Mu by'ukuri ntabwo kuvuga twagize picnic, tugira workshop. Ejo hano twari dufite workshop y'abanyeshuri, ntabwo byari byoroshye kubwira abanyeshuri mu cyumweru kimwe ngo bashake amafaranga bajye muri picnic, ariko twakomeje kubisengera ndetse tukanahamagarana tukagira na fellowship, nimba wizere ko Imana iri bugucira inzira. So binyuze mu kwizera rero nta kintu na kimwe Imana itagukorera. Igihe wasabye Imana ukanizera, Imana ibasha kugukorera. So nabonye uburyo rero abanyeshuri bari bishimiye picnic. Yes, ntabwo ari bose bagiye ariko abenshi baraje, twagize ibihe byiza, ndetse n'ejo twagize ibihe byiza ubwo twasangiraga ubuhamya nyine kukuntu Imana yaduciriye inzira. So nkaba nshima Imana ndetse nkomeza gusaba ababyeyi bacu bajye basengera urubyiruko ndetse basengere n'abanyeshuri, kuko ntabwo turacyari bato mu by'umwuka, dukeneye amasengesho yanyu kugira ngo tubashe kujya dutera intambwe ndetse n'Imana idukorere. Murakoze.